Bagenda bamakarani. Handi bafite umukobwa w'inyinya se? Yego. Wirabura ufite cya kintu wirebeshwa. Umvuga kuba yahubwo kuri kire mubwira. Kambaye usaga kinone. Umukobwa w'inyinya kuki utafashe ikindi kikamenya ko afite inyinya. Nese niba yarasetse ngabona afite inyinya urumva ari icyana akoze. Kuki utabonye amenye ukabona inyinya. Nawe uragoye kubana nawe nko kubana. Telefone nk'iki kweri amafoto y'abakinnyi y'abahanze y'abakibo no kakobwa ni kayitsanga nawe kari bubonye iki abanye uko namye bagira umushiya wagira ngo bavutse amezi atuzuye niko ndakose kuri muki ubwo uri mu cyone yanjye kwifata ndaye guhaye asiko kuba nyibonye kuri charge nkayikoraho n'icyatere kuri charge se ndaga kubikuraho rero ikizeho uraca mu bitacu umusese kubera iki nese ndagiye kude yeso ajya gukina n'ibyawe ugira bifone uyirebe wirebe nese wikuye kuri charge yagiye mu nese ko najya ngo nirebera amakutu video ngo niba ari twa wadushyizemo niba ari TikTok nari nyine wadushyizemo nese njye mbona wowe tureba nyine wadushyizemo nese wowe kutureba ngende nyirabyo kandi sineye kuburana nande ntabwo nzongera tere ugiye ibintu bizanjye byari byo byose no kuba kuri siripo dore uzireba wirebe no kwikoza icyo gihe usubyemberera ntazo uzonjamba zino kize ngo zikoza kuri phone yanjye usize n'injamba zibaho ngaho ngo numva ntameze neza mfite umukozi hano kanovida samuntu wabihita koko ntameze neza kose ariko n'ubundi nta cyajya mu nda ariko ubusanzwe biragenda gake gake ntabwo nari nguheruka nimba ari ubukene bw'ino minsi nimba bimeze nabi oya bwakugezeho ariko njye nta bukene bwinshi mfite ntabwo burangeraho kabisa mfite amafaranga ikibi nuko nyine bajya bafunga umutekano n'amahoro n'inyungu ese byagenze njye ari amafaranga urayafite ufite amafaranga arahari ufite amafaranga ukaba wabuze icyo ukora umva mubwira ahubwo n'ikintu kiri kinzanye muri si ko wagiye uhaha byagenze bite wiki vugishwa se ko kunshumuza vugishwa iki ko wagiye guhaha byagenze bite iki ntabwo nigeze njye ese mwigeze mubimbwira mama sinashaka kubwira nta kintu yambwiye nta kintu yambwiye kandi twanabonye akamaro ko rwaye n'amafaranga nese ko yaje akameza amafaranga inote ebyiri z'umutuku yambwiye ngo nawe guhaha ko yambwiye ngo nzi ibindi bimbwire nese mbaga amafaranga bajya kuyahereshwa ukarisitire cyarajyana muri yorodani kubatizwa wimbwira ibintu nari kumva nawe uzanye bya birime byawe by'ibinyabazungu yayamaye arambwira ngo ibindi urabimbwira ahubwo cyangwa ureke kugoma ese murabona nzajya nakura gute muhora ntabwo umenye ko ndi umwana hano mu rugo niba ndi umukozi wanyu ngo umuntu buri kandi njye ukaranguka ndacana ukanduka nanyura aramanywa amabuye erega nawe ubyita umuntu uganira nawe ubyira umwanda rero wabikinaniye nabinanye se bigutwaye iki niba ariyo pantaro nyikoramo ikabutura nkayikoramo n'ipantaro ubwo bazagira ngo nase ngende ikigo nyirabwenge nje ibyo bintu baraza guhaha guhaye hajya muhahira he ariya kuri butike se yo kwa Ponibi hariya mami ajya akunda kujya kuko nyine kuri uriya munyemangenzi kiragira nk'aho umuntu waje gutera imfizi agasanga barayimutanze yego cyari kinzanye se mfite amafaranga
ariko ndashaka kugira ngo nigire umushinga nakora kanteza imbere ntabwo tuve muri ibyo icyo nihuse kubera stress zo mu rugo sinabona icyo cyababaye amaze iminsi arwaye amaze iminsi arwaye abana byumva ntabwo mbeshya ntabwo nakubeshya irwaye biki sasa Simbi yararwaye umubyeyi ndabona agatangiye kwigira uriya mwana ko yitondara niba ari amafaranga yabashutse amafaranga se twebwe dufite ko nabonye yambaye igitete se ukizi kiriya hano se amafaranga rero amabere yose ari hanze biriya ni imyambaro y'abasore kandi asaba ari uyimugurira yigurira amafaranga akaba yafite nahise ameze atera bisaba nta kibazo uri kugenda biza ari gutya katubyihoreye rero ntabwo bindeba niba nambishya niba nambishya ukuri ibyo bya Simbi araza kumera neza nta kibazo agaruke mu kazi aramuganishije ufite amafaranga nkwereke ishwadi urabona ngiye nkunda kujya mu Bushinwa njya kurangura biriya bino bikoresho by'ama electronique ubu niwe narabuze ndakubonye rero nkubona igihe ahubwo ngiye business imeze birasabwa ntangaheze wagenda hano ruguru mu centre iduka ifu abantu babuze ibikoresho babuze abantu bari kubaka babuze ibikoresho bizi neza ko natemba n'abakiriya cyane abakiriya se babo baragute ubwo se tugeze mu mezi yo kubaka wesabwa miliyoni 30 tereke ku meza nkwereke ubwo se nzashaka ku meza uziyatore cyangwa nzayakuzanira yose yambiye wayatereka ku meza wowe cyambere ndushaka inzu hariya mu kafe ikindi unzanira amafaranga bagenda bamakarani handi bafite umukobwa w'inyinya se wirabura ufite cya kintu usigaye wirebeshwa kuba abandi umvaga kuba yahubwo kuri kijya mubwira kambaye usaga kinone umukobwa w'inyinya kuki utafashe ikindi si ukamenya ko afite inyinya ese niba yarasetse nkabona afite inyinya urumva ari icyaha nakoze kuki utabonye amenyo ukabona inyinya nawe uragoye kubana nawe ni nko kubana wowe ntugira ikibazo yashaka kwizera abana b'abantu birakomeye umva mubwire rero kugira ngo njye mwizere se ubu nakwizera hano ni iwanjye hano hirya mfite saro sibyo njye urabona udufaranga twawe ari two nzajyana njyewe ahubwo njye mba nkubwire ubwo njye mu mafaranga mfite n'agatonya nga mu nyanja my friend mba nkubwire ikintu cya mbere nakwemera nkemera kugira ngo yaguhe sibyo twakandikira kukwereka uburyo business ikorwa sibyo ntabwo nabona amafaranga mfite ni menshi basi nawanze inyandiko sibyo simbwiye nganga wende kugufasha nzaho ni cyangombwa basi cyangombwa kiki kugira ngo nkwizeye ikintu oya wende kugufasha niba utabishaka ubwo sinzi ikindi kibazo ufite njye nutanyizera se bizagenda gute mfite buri kimwe wenyizera kuko ndi kugufasha kugira ngo uve mu bukene ubu ngiye ukabika ibifaranga hariya kuri konti nta kintu biri gukwinjiza wagashinze ukayikayira ukajya wunguka 30,000 bya buri munsi ukwezi nangahe basi reka nkubwire sibyo tuzandikirane ngiye umushinga umva se nyine nkubwire se guhakana ko abantu nkamugeye muri iyi sere ho mwese cyangwa uri murankina filime oya sinema ariko ngiye urabona kaniyo imagine urabona ndi ku rwego rwo gukina filime murekera ko ibyo nkubwira cyangwa ubireke ndakubwira ngo ugende kuri abo mukobwa yitwa Isimbi ntabwo yitwa mukobwa w'inyinya yitwa Isimbi ugende baguha amakaroni kenzo salsa coca-cola fanta amata urumva arizo duteke nta n'ikintu na kimwe numvishe ngo sirisi ngo biki salsa kenzo kenzi se ni iki kenzo ubwo si ibyo byose ndabizana ndabishobore kugira ngo rero nta bisi irimo gute urabishyira muri ambaraje ibyo bintu byose ndangeza muri ambaraje ongera ubimbwiye cyangwa unyandike ku gapapuro ngo ni kenzo salisa makaroni milk inyange milk cyangwa se amata y'inyange coca-cola ya fanta yego ibitekerezo ari ibyo ngibyo by'ingenzi okay marike
Marike ari. Uzane n'amavuta yo guteka yashize. Okay, sawa. Ubwo yandi ya zahabu. Zahabu se ko bazicukura wowe barazima mu mabutike barazicuruza. Uyicumuzanisha umutwe igendera zahabu. Bameze zahabu. Ndiwe nesha umutwe genda. Cyakazi kanyu karagoye pe bameze uze zahabu ndayizana mu. Urambiro. Zahabu? Hamwe kujya banyice bantire mu nzira. Ariko rero bazuja kunzuta zigusa. Nese zahabu. Ndumva ndashaka amavuta ya zahabu. Ya zahabu? Zahabu. Ego zahabu. Cyane ibintu byaje ari byampaka turwane. Uye nakubana we Jantie. Numva ndi kugufasha. Kugira ngo uve. Ntabwo nzayabura. Ntago amafaranga uzayabura gute se? Akuzana twose. Wishaka inzu, ushaka buri kimwe. Amafaranga agenda yafite. Rega abantu batwara amafaranga y'abantu n'abantu badafite ikintu. Ariko mfite amadepo ndaranguza njya mu Bushinwa njya hehe nta gihugu na kimwe najyamo. Urabona amafaranga yawe njyewe ariyo ndambirijeho miliyoni 30 mfite miliyari 300 wowe urumva ibyo ngibyo byantera ubwoba njyewe wowe tuza ushimute mu gitereko njye ndagukora business ahandi uzacimira nyuma umva mubwire byo ntabwo mbyanze ariko isi yarahindutse n'abantu barahindutse banakiza ko bazanyambara ayo mafaranga ukagenda basanga ndahonze oye ntago ariko niba unyemere ko tugiye kwizera ariko nanjye utari wabizanye nzajya nicara hano bacuruze bayanga mose reba nk'uyu ni umuzigo ugiye kuva Dubai mu kanya nta kibazo ndeba tujya kundangurira nzanira twicana ahangaha abacuruzi nyine bayanga nkufasha nyine sibyo kugira ngo tutazabura n'umuntu usiga hano njye mfite abandi bakozi usibyirukana mushiki wanjye ejo bundi azaba yakizurutse koko njye nyizera n'icyizere sibyo nta kindi gihe ngusaba nutanyizera nambera bihemu mva nkubwire ndakwizera oya ntabwo njye mvuye kwizima ariko mwene njye ntabwo umuryango wacu ugihemuka kuko dufite amafaranga badusigaye amafaranga iwacu ngiye kugenda kiraho gaze nshyiraho amazi y'amakaroni yacu utaraza ayo dutaha iwanyu ntabwo kwiga na stress nyinshi nyuma nawe aba yajya akansiga nyine akansijyana n'uriya muntu wajya hano umusazi mana yanjye ngo ni karenze mana yanjye mana yatuma barajya ku musozi akiruka nka gasari ajya gushyiraho gaze arabaza KINGB hari igihe umaze kubonera story hano ariko uriya mwana ushobora kuba ari umwana mwiza mukunde uriya ni umwana mwiza mukunde azagukorera akazi neza apana nka ba bahungu bajya baza mu ngo bagatereta abakobwa wese nagazi ko unagasanga imfukira erega bara baba barakuriye gasanga no ngufura mu mwenda gasanga hano nyavuze nagaramenya gufura ugomba kumutoza umuntu wifuromeye niwe mwiza bariya baba barakuriye za nyamasheke za ngororero ugomba kubanza gusara wenda buri agakira oya ni muzima 100% ni muzima rwose ndetse ko bavuga ngo umukene gasa nk'umusazi bura nibyo rero imigani ya kera ariko ntabwo wamupreming ndabizi ko azaba umwana muzima umuntu yanayikurura ngo umukene asa nk'umusazi tuzakina mwana sibyo oye njye ndakize mwana nabo nasezerano njye mfitanye n'umukene turizeranye Sakanje nijya kuruva nje kureba ibyo byatonganya tuze wowe gira vuba vuza no mafaranga ngore kwigira nari wenza yakuzanira onje kundangura tera vuba oya nawe garahunga ari kwigira ngo ivi na yewe ndayagukura nigire Dubai njye kuryosha mwebwe muzajya mutubona twashoyemo 500 hano mutubabeshe ngo dufite amafaranga ndayakurya ahubwo zasigara umbaririza ingore urakina na mwene se wazungusha uramuzi wowe ndayakurya ndayajyana ndaje cya gikombe gikura amafaranga my friend Dubai hagiye kumbona hano ndashaka nitaka ndatana nahagurisha n'ubundi mu Rwanda handambiye
mama ngiye gukirya amafaranga ngo ni Jantie ngiye gukirya biriya miliyoni 30 mpite ngurisha hano mateze cyamunara n'ira saro yanjye ubundi nigire Dubai. Nini kubera boss. Bite? Ni sawa. None se wa mukobwa wanyu ari he? Tuvuga nawo hari ninjye. Ni uri gucuruza amase noneho? Ndashaka abantu bikira ukasena na wanandi ko bise nibagiwe. Abantu nyu Karenzo ni Karenzo ni kasana bikira uyu wahera wanyu ni asubwo nyanjye ne ntabwo sanzwe zinago zibandi bamenye ni Karenzo ni giki. cyangwa ni Dukuru Kenzo ni Karenzo iki ngo ni ibintu bateka by'umutuku ntabwo nzi ko bimeze byo bateka turagura ni giki iki nicyo bita ngo iki Salisa nayo bari nayo mutabayingiye mani iki kindira Marike rayite ngo Marike y'Inyange ni Marike ni Marike ngo y'Inyange ni Marike ngo y'Inyange ni yose so ndari ishashi ntabwo ari ishashi ni iki se niba mbwe ni Marike y'Inyange naga kisaka ayo namata namata se Marike bana yaje mani ikindira makaroni ngo niba ari makaroni spaghetti ni igiki mubwiye karoni bya spaghetti simbi kubwiye nyine niyo makaroni amaki spaghetti cyangwa amakaroni mayereza ntabwo byo ngizwe niba ari byo maveza si umuzi ni Jantie ngo numva ibintu bitari byo muzibona ni nibyo nabyo iki ngo zira nizere ni iki kindi bantu nyahagera amavuta niba ari karanga niba ari zarabu na zahabu ngo ni zahabu ntabwo ndakamenya azahabu muyigisha gute nyabu na ugira ushaka ukuntu ngavura hoza amafaranga bamaye ngaye ntabwo wagavura ntabwo nagavuraho akabacuruzi b'i Kigali mwabayemo nabona amafaranga yose urumva nayaguha inote ebyiri ese ntabwo waje guha akira tatangaye yangu bimbarira byose fakire igihumbi 2 3 4 arabura ikintu kimwe nta kindi kintu bagutumye ikintu kimwe abantu yesibiki ntabwo mba mbyibuka neza nk'iki ibingibi hagiye kagakobwa kiwe niba kanamenye ngo ibiki bindi hari rero nagagutumye marite kofi oya kanari chokora niba ariko chokora ngo yo biyo banywa iko chokora ni igiki cyo banywa ubwo ni ibengo kiki kintu banywa cy'umukara ntabwo cyangwa ngo cy'umukara nicyo icyo bita ko chokora tugwa amakara nawe namwana bamushagaraye mufite abakiriya benshi ngira mvanga mu iduka ryanyu ikune bese mwamaye nirindazi uragura nambara oya mvase uretse mupanga byose imbere ya byose ubyihorera bantu nirindazi aho ngaho mujya urubambanumye mbure no kugavuraho n'ikintu na kimwe mirigijana ari cyane bafite mirigijana nyabuntu utama amandazi nkagavuraho menshi bakabimenya bakangirira nabi sisi wowe uyacuruza kandi inisha ko bukomeye ubwo babukora mu mata buranurira ubwo babukora mu mata amata nkayo se ya milita amarita n'amarita cyane aho ngaho rero yigendera 2 3 4 akoze ubwo nako kagura igihumbi kano iyi ngiyi irakura ubuze akaba karyamiye ibayita special salisa surisa iyi ndi special nakoma ibijyanye biratse rero muri nayo ntabwo byabaga bya surisa bari surisa bari bifu neza iyo baye kunyica yanjye n'imboga ko muzigurisha njyewe ushaka izangahe nazi namenya zigurisha ngaho mafungwa ni 500 rero twazi ukuntu basanga bazigura umusanga ari nyinshi ariko utaremeye nibyo ndetse imboga ni ingirakamaro nasi baraziguraho hazise mbere n'ibyatsi bya bitoto bisanzwe ndetse ntabwo mawusaga muganga azamuhindura ibidodo izo zitware mu ntoki zishobora guta zangiza envelope yawe ubwo ruhangiyemo ntacyo cyo ngo genda ugura ibindi hariya bakunzanira 500 y'izo mboga nambara azaba yaguha amabuye 800 naho umunama kawe cyangwa umukozi wanyu uriya uriya nawe ni umukozi wanjye utanga amakara hano
Ariko tugice. N'amakara. Mbegutse. Ushaka n'amakara? Aya. Mu rugo dufite Jantie akajya gura imifuka 3. Mu rugo dufite ikindi kintu ducanaho. Cy'ikizeru kizengurutse gutya. Kimeze nk'ipine. N'icyama nawe ko bageraga akara agahita acomeka. Gaze. Enye. Gaze. Gazi. Gazi se ntabizi niba ariko bakita. Sawa rero sawa uzasubiza umukobwa wanyu w'inyinya. W'inyinya? Niyo ngo ni mukuru wawe ari. Ni mwene si ni mwisengeneza wawe. Sawa rero.